Nongeye kugusuhuza aho udahwema kudukurikirana kuri YouTube channel Fungarase TV show. Amahoro y'Imana abane nawe, mwibutsa gukora subscribe wowe utarakora subscribe kuko ni umuryango mugari nawe ukwiye kwinjiramo, utazajya ucikwa n'ibiganiro byacu bigiye bitandukanye umunsi ku wundi, buka no gukora ku nzogera. Guys, please unibuke gukora comment ku cyifuzo, igitekerezo, inyunganizi icyo ari cyose wifuza yuko twagenda tugarukaho. Nkuko umaje kugenda ubimenyera, tugaruka ku makuru agiye atandukanye y'abastari bagiye batandukanye, byamamare runaka, politike, siporo, imyidagaduro muri rusange. Guys, rero niyo mpamvu uhawe ikaze muri uyu muryango mugari. Kora subscribe kugira ngo ubashe kwinjira muri uyu muryango. Nge wumva rero nitwa Mwizerwa Patrick. Hasobanwe yuko FPR Inkotanyi ari umuryango aho kuba ishyaka nk'uko abenshi bagenda babitekereza. Umunyamabanga mukuru wa FPR Inkotanyi Gasamagera Werarisi yasobanuye neza yuko FPR Inkotanyi atari ishyaka ahubwo ari umuryango winjirwamo kandi na buri wese ubishaka cyangwa se ubyifuza. Yakomeje atangaza yuko n'uwavuye muri uyu muryango ashobora kongera akawugarukamo kuko nk'uko bikubiye mu butumwa yagiye atambutsa ku mbuga nkoranyambaga z'uyu munyamuryango wa FPR Inkotanyi. Gasamagera yagize ati umuryango wa FPR Inkotanyi si ishyaka, umuryango wa FPR Inkotanyi ni umutwe wa politike kuva ugishingwa mbere na mbere. Umuryango kandi akaba ari wo wifuza guhuza abanyarwanda bose, kuko abanyarwanda bose bemerewe kuba bawinjiramo cyangwa se bawujyamo, nta n'umwe uhejwe, ariko nanone kandi nta n'umwe ugomba kuba yabihatirwa cyangwa se nta n'umwe ubihatiwe. Gasamagera yakomeje avuga yuko umuryango wa FPR Inkotanyi nta karita utanga ku muntu wese ushaka kuwujyamo cyangwa se uwugiyemo, ahubwo awujyanamo n'umutima we wose cyangwa se awujyanwamo n'umutima wiwe. Aragira ati ikindi kandi nuko byemewe kuba wawuvamo igihe cyose waba ubishakiye kuko nabyo biremewe. Uyu muyobozi kandi ahamya yuko yakira amabaruwa y'abantu bashaka kuva muri uyu muryango, ariko kandi bakongera bagasaba kuwugarukamo. Ati cyokora icyo twebwe dushaka no guhuza abanyarwanda, tugashyira nicyo kintu dushyize imbere kuruta ibindi byose. Yakomeje agira ati ishyaka rigira abantu baryinjiramo kuko iyo marigezemo biba bimeze nka club, ni ukuvuga ko utarimo abatarimo nyine, ariko twebwe tuvuga yuko utarimo wemerewe no kuzamo nta kibazo kiba gihari. Yakomeza agira ati niyo mpamvu tutabyita ishyaka rya politike, tukaba tuwita umuryango kuko duhuza abanyarwanda bose n'ababishaka. Ati twifuza yuko nta muntu n'umwe wahezwa, cyane cyane yuko twaba twemeranywa ku mahame yacu cyangwa se ku byo tugenderaho cyangwa se ku byo twemera muri FPR Inkotanyi. Akomeza agira ati amahame nayo arasobanutse, arazwi, aragara, niyo mpamvu iri jambo cyangwa iri jambo ryo kuvuga ngo ni ishyaka rya politike ntabwo babyita ishyaka, ahubwo babyita ko ari umuryango mugari. Kandi Gasamagera yakomeje avuga yuko nawe asaba kuba umunyamuryango cyangwa se umumembership, ahubwo yifuza yuko n'abatari abanyamuryango bawuzamo kugira ngo bajye mu muryango mugari kandi umuryango mwiza wa FPR Inkotanyi. Umunyamabanga mukuru wa FPR Inkotanyi uyu nguyu witwa Gasamagera Werarisi, ngira ngo muramuzi, mumaje kumumenyera. Ingibi rero akaba yabitangaje mu gihe mu kwezi kwa karindwi ateganyije amatora y'umukuru w'igihugu. Ubu ngubu kandidatire ya FPR Inkotanyi ikaba hateganyijwe Perezida Paul Kagame, yewe hakaza Diane Rwigara, hakazana Mpayimana Philippe, hakaza n'uwo bita Barafinda Fred, hakaza n'uwo bita Habineza François, hakaza n'uwo bita Habimana Thomas. Abo nibo bakandida bari kwiyamamariza ku mwanya w'umukuru w'igihugu. Guys, turabona